munsi tugiye kugerageza kubahishurira ukuri sibyo ya no kuvuga ngo tangije genda mubwira nti nk'umubyeyi uzanyereka uwo mwana ko nkunda ibimenyetso by'ibihame ndamubwira nti uzanyereke uwo mwana ati yego anyemera ko amunyereka ese niba umuryango urakwemeye kuza asi yakubwira ngo hino muze tubivugane we ntujye ukadushoka itangazamakuru umuntu wagushoye nindi aranamubwira ubuzima bwe busanzwe nta nubwo abantu mubuzi kuko umuntu muzima utekereza ugera ku rwego rwo kubyara ntiyicisha umwana umukino ntabwo bamushuka eske bagushutse wowe udatekereza ntabwo numva kuba baramushutse we yabyisobanura ariko se ko yabivuze ahambere akavuga hakabiri akavuga gatatu ndetse akanahindura amajwi je nangiye umunsi ndacyabibagaze ko yaranyihamagariye yaraguhamagaye bigenda bite yita mukuru we ariko menya ko atari mukuru ubwo ari we arambwira ati nagishije inama uyu nuyambuza kujyayo ese niba umuryango urakwemeye kuza asi yakubwira ngo hino muze tubivugane we ntujye ukadushoka itangazamakuru umuntu wagushoye nindi turabashubuje mwebwe mwese mudahwema ndetse mudushyigikira mu buzima bwa buri munsi nk'uko mubizi ni Byahishuwe TV murabibona twasuye umushumba Revera Pasiteri Fanny uraho neza muraho neza amakuru y'iminsi turashima Imana twagusuye ariko ndabona fresher abari zose nk'ibisanzwe ese wasanga umuntu mu rugo ntugasanga nta fresher afite ubwo umuntu aba yakarabye nta kavumbi karamugera meze utese meze neza muri Yesu nta kibazo ubuzima bw'iminsi urabona akazuba binari sawa urabona ko akavumbi kabishe muza ariko nta kibazo cya mbere ubuzima bubi no kuba udafite Imana ariko ifite Imana igenda ishyiramo yoroshya iminsi ikicuma kuko ibihe byose byaremwe nayo hari igihe cy'imvura hari igihe cy'izuba hari igihe cy'ubukire n'igihe cy'ubukene turi mu gihe cy'ubukene ahantu hose abantu batabisobanukiwe bajye muri umubwiriza ibice 12 ibyo ngibyo pasiteri avuze murabisanga murumva ko nanjye ariko Bibiliya wasanga uri umwana wo mu batambyi bene Eli umwana wo kwa Eli umwana wo kwa Eli kurize kutazatera ibitambo umugeri ntawe kwa Eli reka uzi ko kwa Eli ariho hatangira amafurusheti kada abana bo kwa Eli nibo batangiranye amafurusheti nibo banazanye ibyaha byo gusambanira mu itorero batinyutse gusambanya abadiyakoni baje gutamba niyo mpamvu ubona umuririmbyi uvuga butumwa usambanira mu rusengero baje masengesho bagasambana n'abandi barya ibitambo bakarya rwose batanabivunikiye byaturutse kwa Eli kwa Eli ngo bari bafite abana bo ngo bafite icyuma cy'amenyo ngo bateraga mu nkono y'inyama bakarya bababuza bakavuga ati ni iby'iwacu bamenyereye Imana ibyo bigereranwa n'umuntu uvuka mu rugo rw'umutambyi usenga cyangwa uvukira muri korari ariko agasoza atubaha iby'Imana ahubwo abitera umugeri yarabimenyereye wowe ntago ari byo rero kanjye ntago ari byo Pasiteri Fanny tuguhaye ikaze rero murakoze ndabishimiye ku Byahishuwe ni inshuro ya kabiri ngeze ku Byahishuwe ni ijambo rikomeye Byahishuwe muri iki gihe ntago byoroshye turi muri Yesaya turi mu buhanuzi buryoshye bwo kwakira imigisha rero kutubwira ibyahishuriwe Yohana ibizaba mu bihe bizaza ntago dushaka kubyumva yego ni nayo mpamvu twebwe twibanda ku bintu nyine byahishuwe abadukurikira rero bariho batureba mujye mwitegura ijambo ry'ukuri rifatika ritarimo kuvangavanga kandi ko niko kuri gusa mwahisemo neza kandi ndabashimiye no kuba mwateye intambwe mukagera no mu cyaro cyacu ko ndeba ari umugira ni mu cyaro ariko hari amahoro uyu munsi tugiye kugerageza kubahishurira ukuri
sibyo turagerageza kuko kuri kose ntabwo twakuvuga kandi ariko kuzaba batura kuzatubatura ariko hari ukuri bamwe badakunda ukuri ngo mu bihe by'imperuka abantu bazaba bizi ibiki amatwi badashaka kumva ukuri kandi ukuri kose ntabwo kuvugira kuri kamera bikaze bishobora ako ntabwo bigorana akenshi bigora ku mupagari ku munyabyaha ariko ku mugenzi ku muntu wihannye ibyaha nta soni agira usibye iz'ibyaha bye rero kumubwira ngo bimeze gutya ahubwo aravuga ngo ndongeye ndamenye umuhanga ahora yiga ariko umuswa ahora yumva atashaka kwiga ngo amenye ejo bundi rero tugire gutya tubone inkuru irasohotse ngo ngiye ngo nabyaranye na Pasiteri Theogene biriya bintu wabyakiriye naringize ngo ni njyewe ninde wabivuze umumama ajya hari avuga ati njyewe nabyaranye na Pasiteri Theogene ndumva iyo nkuru warayumvishije ukimara kubibona ku giti cyawe byakiriye ya urakoze ntabwo byoroshye icya mbere cyo ziriya nkuru zanahagurutse nari maze iminsi ndi mu gushyingira umwana noneho zihaguruka wenda hari abanyamakuru benshi tuba tugenda dukorana baza ati ibintu ni ibiki ariko ndazibona ariko nkibibona ntabwo nabitinzeho cyane kubera impamvu ebyiri impamvu ya mbere birashoboka ko yabikora kuko ni umuntu yabikora yasambana ariko yababarirwa ibyo kuba yasambana kuba yabikora yababarirwa kuko impamvu ngo yababarirwa ntahari ngo tumubone atubwire yuko atabikoze cyangwa atubwire yuko atihannye azongera kubikora birashoboka ko yihannye atazongera kubikora ibyo ni rero kuba nabifata gutyo mbifata nko mu buzima bwose busanzwe kuba umuntu yakora icyaha si igitangaza ahubwo umufashe kuva muri cya kibi rero icyo numvaga nta gitindaho icya kabiri nahise nibaza ese kuki uyu muntu abivuze yarapfuye ese reka nemere ko byanabayeho banabyaranye ni iki gitumye aza kubitwereka hano atagiye mu muryango sobanura n'abantu hari abantu bareba titre na thumbnail agahita ashoka kwandika muri comment atonga kandi atabashije kumva atazi n'ukuri je ntabwo navuga ngo uyu mugore ntiyabyaranye nawe nta nubwo navuga ngo uyu mugabo ntiyagezeyo kusimbizi biravugwa ariko jewe nk'umubyeyi urebera inyungu z'umugore we n'abana be nibwo navuga ni nubwo aya maraso ari aya pasiteri niba ari byo agomba guhabwa agaciro niba mukunda rero niba umuntu mwarabyaranye ukamubikiye umwana yagomba gutera intambwe ko sinemera ibintu byose biza kuri YouTube yagomba kujya mu muryango imiryango y'ubwayi igakemura icyo kibazo nka nyakwigendera nkuko bicaye umunsi bagena umwana uzashyingura se bakanamugena n'icyo azahabwa ntabwo babitubwiye itangazamakuru n'undi bagomba kujya kumbwira bigakemerwa kuba byaraje hano rero n'uyu munsi ndacyabyibaza ikibazo rero cyabaye ni kimwe ikibazo cyabaye si uko noneho ibyo byavuzwe nabyo ni ikibazo ahubwo ikibazo cyabaye uriya mudamu nimba ari n'umumama yaraje aravuga ngo narashutswe n'abapasiteri kugira ngo mvuge ino nkuru kumva yarabivuze hari shene nashatse kuvuga yabivuzeho nk'ibyo bintu ku giti cyawe nk'umuntu wihandagaza wenda cyangwa se utinyuka akavuga ibintu nk'ibyo azi ko ari ikinyoma abantu bavuga nk'ibyo bintu ushobora kubagira nk'iyihe nama nta bapasiteri bamushutse kuko umuntu muzima utekereza ugera ku rwego rwo kubyara ntiyicishe umwana umukino ntabwo bamushuka ese bagushutse wowe udatekereza ntabwo numva kuba baramushutse we yabyisobanura ariko se ko yabivuze ahambere akavuga hakabiri akavuga gatatu ndetse akanahindura amajwi je nanjye uyu munsi ndacyabibagaze ko byaranyihamagariye yaraguhamagaye bigenda bite yita mukuru we
ariko menya ko atari mukuru ahubwo ari we arambwira ati nagishije inama uyu nuyambuza kujyayo ese niba umuryango warakwemeye kuza Asi akabwira ngo hino muze tubivugane we ntujye ukatushoka itangazamakuru umuntu wagushoye nindi aranamubwira ndangije namubwira rero oya nese ko atamubwire kuri kamera ndamubabwira ko kandi turi mu byahishura ariko turahishurija ijambo ry'Imana ntabwo duhishura ibyo bindi ya no kuvuga ngo tangije genda ndamubwira nti nk'umubyeyi uzanyereka uwo mwana ko nkunda ibimenyetso by'ibihame ndamubwira nti uzanyereke uwo mwana ati yego anyemera ko amunyereka ariko nonge kumamagana ntiyanyitaba ntiyamunyereka igihe cyose rero uterekanye birashoboka ko uyu munsi avuga yuko yashutswe nabo bapasiteri kubera ko abona ko hari indi ntera byafashe kuko akenshi hari igihe tuvuga ngo satani yadushutse ngo abantu badushutse yego ni satani wagushutse ariko nawe ugomba gutekereza ubu ntunze mikoro ariko mikoro ntunze genda avuga ibyo ngomba kuvuga ibyo mbona ntashaka kuvuga kutari ukuri kwa gihe mfite channel yanjye yitwa Pastor Fanny Official vuga ngo nukuri kwanjye niba ibyo ndiho nsohora ni ibyanjye igihe rero ibyanjye numva ibyo uri bumbaze ntari bisubize ntago wabinkura mu kanwa biteye rero ariko ntago wavuga ngo umuntu yagushutse nta muntu ushuka undi kuko uri mukuru ibyo uvuga urabivuga nkawe tuza uvuga ibibi tukaza kubisobanura kubera iki kora ko ari wabyisohoreye nese muvugana yakubwiye nyuma yigeze akubwira none ko nawe bamushutse cyangwa wasanze atari ukuri yewe yo mbonye umuntu ikintu yo nkibonye ko nubundi no wateye intambwe yo kumpamagara amaze kumpamagara jewe mvugana nawe ndangije ndamubwira nti wanyemerera byo yambwiye byose ndavuga nti wanyemerera umwana nkamubona we ati yego ariko umunsi yampaye giye kujyayo twavuganye ni kuwa kane ngomba kujya kwa gatanu ndavuga akazi mba afite kwa gatanu mafite live ndavuga nubwo mfite iterano rya live ndarihagarika ndagenda mbere ko simbuke ngende yewe nta n'imodoka mugendamo ndatega moto kugira ngo ngereyo kuko ikanombe nahani wacu nagari kure ariko nyine aranyeremeza ariko nza kubona ibimenyetso byose preve nyinshi yerekana ko ari we wahinduye ijwi rero maze kubona umuntu nkabona ari inyuraguramo birekera ibyo ngibyo nkabona ko ari kuri iyi mihanda ibyo kuri iyi mihanda umuntu wese abicururiza kwirwanaho banakujyana indera bakakuvuza n'iyo udarwaye ariko byibuze akabona inkuru none se ubu ngubu muri aka kanya ni nk'ihe nama ushobora kugira Asiya muri ibi bintu byose aba ari gucamo ari gucamo se yari yabasubiza uyu mubyeyi rwose kandi yarabihoreye nanaceceke arababwira iki se ajya kubabwira iby'umugabo se mu ubuzima bwe busanzwe nta nubwo abantu mubuzi rero kuba yaracecetse nta n'impamvu ura mubyeyi yubahwe yiturize akomere kugira ngo umutima we utagumya kubabara yibifitiye agahinda ko yapfushije kandi umugabo wawe nubwo yaba ari umunyabyaha ariko n'umugabo wawe yonyine kuba barabyaranye bakabumwe kiriya ni cy'agaciro cyatuma atajya kwirwa yisobanura bo rero mu minsi yashize nanone hari abandi bavuze ngo ADPR isumbanisha abantu ngo iyo habaye nk'ibintu ugasanga bamwe ngo bajya ahandi ugasanga nyine ni ubwo bibaye ngombwa nyine ko tugaruka kuko twe turi ibyahishuwe tuvuga nyine ibintu uko biri hanyuma tukitabaza abantu nkamwe mugadufasha kuba twasesengura cyangwa tukareba uko ibintu bimeze no kuvuga ngo mu minsi yashize urupfu rwa Pastor Theogene ruba hari n'umuhanzi wundi bapfanye urabizi Donat rero hari ibiganiro byinshi byagiye bivuga baba ngo ADPR isumbanisha abantu cyangwa se ngo nago bafashwe ngo mu rwego rumwe ibyo bintu ku giti cyawe wabibonye ute ko mbizi neza ko wari uri mu rupfu rwa Donat nako kwitabara ya urakoze jewe ababivuga ni ya matiko abantu baba bakurura ADPR ni itorero rinini yego bagira amakosa bamwe na bamwe rimwe na rimwe bagafata ariko hakaba n'abandi bahura mu itangazamakuru baje gusakuza ibikaba ari ibintu byakorewe muri administration
bo barenze bakabizana hano bigatuma itorero rihinduka igitutsi mu hagati mu banyamahanga. Kuba uyu munsi ADPR ntago nyifata hejuru umuvugizi kumuvugizi nabo bakorana kabine yose bakorana ko bazanayisiga n'abakozi sibyo n'abakozi ariko abakizwa baracyarimo. Harimo abapagani, harimo abaroga, harimo abagambana, harimo abakora ibintu. Umuntu rero udafite umwuka wera ashyiraho ingengo agakora ibyo ashaka, ariko bitavuze ko atarimo ba bantu b'abarukuri sibyo. Ibyo ndabisobanura nka gutya. Hanyuma sinzi aho babishingira kuko ndibuka jewe nagiye ku Kiriyo hariya batuye za Rulindo. Musi nagiyeho nagezeyo hari abashumba muri ADPR kugeza n'uwo ku rurembo rwa Gicumbi kwa Donati kamere kwa Theogene narindiyo abashumba inteko y'abashumba bose yari hari kubera ko Pastor Theogene yabanaga n'andi matorero bose bari bahari ariko gahunda zose zaziyobowe nabo muri ADPR n'amakora yaririmbaga yaraye muri ADPR. Abandi bagendaga bakira nabaza kuvuga ariko nyirizina byabyo muri ADPR nk'umuntu wari ufite ahabarizwa ibindi byose nago bitureba. Umwana mu rugo uramuhana kandi agasohoka akitwa wawe. Kujya gushingura ntago nagiye bitewe n'akazi nari mfite. Twari turi mu bizame kandi nubwo ari umunsi ugira ngo wirayidi sinzi umunsi mukuru w'abayisilamu rurimo ntago giye nabonye uko njya kwirimbi Rusororo nubwo duturanye. Yego. Ariko ndavuga nubwo nagiye ku Kiriyo Imana ishimwe. Ariko bavuze Igicumbi nabo reka njyeyo. Bariya bose nta numwe nzi ngo mvuge ngo nahuye nawe turicarana sibyo Pastor wenda twahuriye mu biterane runaka cyangwa muri conference niyi ariko nta handi. Kwa Donati ndatabara Nyarwanda turatabara. Jewe narindi kuri morgue sibyo hari abapasteri beshi harimo nabo muri ADPR bari bayoboye hari utuntu ibintu bari bayoboye n'umushuti wawo wanje uyo umupastor muri ADPR ayoboye za gahunda harananyegera harangwese urinjira muri morgue uje gufatanya n'abandi wenda winjira ndabunga yajewe nge ndumva ntabohoke kujya muri morgue kuko nabonye nagiye muri morgue inshuro nyinshi nkura y'abamuvandimwe n'umubyeyi ndakifite ibikomeye ndavuga simbishaka ariko ikingenzi nuko nageze nawe kandi ndamushimira. Ariko mbona abo bapastoro bari bahari n'umugore wa Pastor Theogene arinjira arasohoka duhita tuva kwaho ko giye twaraje igihe turi muri parking dushaka parking yo kwinjira ku rusengero baratubwira ati umurambura cyari kuri morgue gira abo turi kumeneka tujye kuri morgue. Tuva kuri morgue turamanuka tugera ku rusengero. Gahunda zose zakozwe kurwa mu rusengero n'umuvugizi wa ADPR yarahari kwa Donati. Urusengero ruruzura abantu babura naho bakwirwa uruhimbi rwuzura abapasteri bose wenda babivuze nuko batahawe icyubahiro cyo kujya kuvuga ko numva ku rupfu rw'umuntu atari ngombwa. Iyo twatabaye twari tuvanze n'abantu bose kandi aho umuntu yicaye harahagije. Umuvugizi wa ADPR Reverend Ndayizeye yarahari wagira ngo ashingura ati nuza bamushingure bati uyu yakingwe nk'umunyakigali hano ariko jewe nkurikije ubuhamya bwa Donati n'abavuze ibigwi bye jewe sindi mu bantu bavuga ngo bari gufata ibintu bya Donati babihuze bya Theogene. N'abagabo babiri ntago ari kubavanga mwese arafite amateka y'ibigwi bye. Pastor Theogene yabanye n'abantu benshi isi yose iramumenye. Donati nafite uko yabanye n'abana Igicumbi n'abayakoranye hazamo itsinda ryihe gitabye Imana nakunze bakiriho abantu babakinanye bavuga Jerry iruhande rwanjye nicaranye na mukuru wa Donati turaganira ko nari mfite impano yabo nahawe n'umuntu. Ndaje ndamubwira ni noneho ndamwibwira nti nimujya muze kumpa akanya
ati ubutumwa bwanyu natumweho, ati nta kibazo. Bashoje gukora ibigomba gukorwa, umuvugizi araho. Induru bavuza nuko atageze ku irimbi, kandi twumvikane kuba uyu munsi perezida wa repubulika ashobora kujya mu mihango imwe n'imwe, ariko ahandi akoreza minisitiri w'intebe, ntabwo bivuze ko perezida atariyo, ni intumwa. Ahubwo hari abantu babaho batagira abo bubaha. Bibiliya iravuga ngo abo kubaha mu bubahe. Kuba yarashyinguye akava Igicumbi Sanganya ngo zari zigeze mu masaa 10, kuba ashyinguye mu ijoro, ko natwe twavuye saa moya, umuvugizi agataha. Duka ko abana ndi nkoresha ibiganiro tuganira, muka Pastor Theogene waje avuga ati mubadwe, ndabwira mo pastor mufashe iminota mike ndamwongorera, arabyumva. Tubarangiza bajya gushyingura, bashyingura ahantu twaramanutse. Nanjye bwanye ndi mu bandi bari bavuze, abandi bavuga ngo twigendere tugende, ariko numva ijwi ntirinyemereye. Ari umunyamakuru ngo ati reka tugere kwirimbi dufite ururabo, ariko ndavuga ntacyo. Twageze mburaho kira je ubwanjye nicaye hirya ku marimbi, nicara hirya ndahicara ntegereza ko basoza. Ngira umugisha mpahura n'abantu b'abanyagicumbi bibati turagukurikirana, ganira nabo. Dushoje kuri modoka twageze hano i Kigali mu masaa 3. Baragira ngo ADPR ishyingurite, aho ibyo batakoze ni ibiki, ko ari uwagiye kuvuga ibyo bakora. Uhagarara ururembo rwa Gicumbi yari ahari, abashumba bahari, n'umuvugizi yahageze. Bagira ngo Ndayize amanukana ururabo no kwirimba. Ngaho mbwira ako twagiye tureka tukoroshya ibintu. Nje bira ntago mbibonamo nk'ikibazo, ntago mbibonamo nk'ikibazo. Sibye ko uyu mugabo yanakoreye no ku ngoma mbi n'induru gusa, ajya nihanga ahubwo agira umutsi ukomeye. Rero numva nta n'ikibazo cy'ababo. Ndakeka nkurikije ubuhamya twumvise, ngira ngo ababiteyemo amagambo cyaka bifata nabi, sinziri araba pastor muri ADPR. Kuba umuvugizi araretse akazi, yari mu misi we y'akazi, akava muri biro akaza akicara kandi akanavuga, n'abazi bakavuga ubuhamya bwa Donati. Cye numvise nabi bibaha ngaha ni ibiza birabisakuza kandi bikagenda gusa. Nyine nibakomere, ariko bongere bashaka Imana. Iyo ibintu bitontoma biba bigira ngo abantu biyegereze Imana. Aha, reka tubashimire rero mwebwe mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro. Nizere ko ibintu rwose byagenze neza, byabaryoheye. Twasobanuye ibintu byinshi, turi byahishuwe, ntago tujya mu bintu by'amasaga, ahubwo tubabwira ukuri tukagenda tubisesengura kugira ngo bimere neza. Imana rero ibaho umugisha. Batarakora subscribe mwanyarukiraho mukaduteza imbere, mugahereza ibiganiro mukora amasheya kugira ngo nyine ibintu bigomeze bigende neza. Ibyo pastor? Yego. Reka tugushimire, Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane, nanjye ndabashimiye.